saa 10 numva umuntu atangiye kunshenshkota mani ako nkajya mubona mu bizunga ariko mpitamo navanyemo kabanda ngo ikintu kirajya he mani oya It's okay, go to sleep. That's so big. It's okay, go to man. Chokora iyo kabanda yayinjijemo niyo yambyukije kuko nahise mbyuka mfite umujinya mwinshi byata ni no kubabara bya vrai nukajya mwitanga wese uziko ari igihe ubona umuntu bakubazemo amazi ngewe n'ukuntu nanga umuntu unamvanamo biriya biboro simbikunda ya biboro ni iki kenshi akora muzungu umuzungu mvaya nagukunda vraiment nimba mbyumvishe neza nta muntu bimwe byo kunyaza wabikora unyaza nkane ngewe ugiye kuncira clitoris nkane mwashanga twataramanye kamashwagari kamembe ndakugiye ure none nayibibura ari kunyarira izisanzwe ngo iki wakoze ibintu byo kugoragoza wapi ubwo numvaga hari hashyushye Kampala urayizi ukuntu ishyuha no wabaye Kampala no so naramubwiye iyi jinx man reka nywe meze neza n'umushito wanjye yari agihari twese baduhereza peignoir umushito wanjye yanatayishe yambaye iyo peignoir so nyine tumwe turi kuri balcon turi comfortable ubwo rero nyine umushito wanjye yagiye byose byarangiye umva umutwe urandi kubera ko njyewe I know my limit ntabwo njya ngo nsinda iyo ntangiye kumva hari akantu gatangiye gutikinga ubwo I have had enough banambwiye ntiwamaye paracetamol abarakizaniye diazepam is to put me to sleep wambaye ya ntuza ya gown ubwo ndangije rero nkasanga hera nka saa 10 za mu gitondo kuko urumva igihe twahereye twanagiye gukina biyari twageze mu rugo tunaciringa urumva ni saa 10 nka saa 10 nyine naragiye mitansinzira ku buriri ako nyo nsinzire ahantu hatari wonge nago nsinzira neza none nka saa 10 numva umuntu atangiye kunshenshkota mani ako nkajya mubona mu bizunga ariko mpitamo navanyemo kabanda ngo ikintu kirajya he mani oya It's okay, go to sleep. That's so big. It's okay, go to man. Chokora iyo kabanda yayinjijemo niyo yambyukije kuko nahise mbyuka mfite umujinya mwinshi byata ni no kubabara bya vrai we gufashe ku ngufu cyane ngo navuga ko okay wenda wabyita gutyo ko yamfashe ku ngufu ariko se njye nari nagiye gukora iki no ariko yeah in a way yamfashe ku ngufu ko nahise mbyuka mitanye noneho rero yaragipfuritse kiringira cyose man noneho ubwo banabyutse mitanirukanka bitana gute si umutwaye sukira zimubeshye nagiye ndi mu bizungu nagiye nirukanka ndi kuri reception nabwira munjyane mu rugo where's your home nabwira ni muhamagare bari kukubaza hariya hasi ngo ntavuye amaraso ibyo bintu subwo by'amaraso harya ngo ni biki subwo amaraso ngiye nandi kuyashaka nyenda bizi yarakigupfuritse birarangira arakora ibyo akora kinini koko ubwo baratashye sinatashye njya gukora nahise njya kubwira umushitani nabwira nibuza njyana mu bintu bimeze nka kuriye ndagenda nyine ndoga mu rugo mbabara nyine turisohokera nyine turigendera kuko njyewe ahantu nabagane naho nakoreraga
ariko nawe mfite umukozi unkorera nyine njye ubwo nabaga nibereye mu zanjye tutatwisohokera n'umushuti wanjye turigendera change hoteli rero umuzungu nawe noneho naba ntamwitabye bikaba problem mu gitondo nkabyuka nsanga urugi rwanditseho ibintu byinshi I love you so much I want to talk to you please don't do this to me ku rugi n'amarike ndavuga ne rero uyu mucange hoteli none ko ari wowe wansubiye ninamwemera ubundi ninde mugabo wundi wo mu Rwanda uzanyemera abagabo bo mu Rwanda ngo bakunda amasugi nayo kare bayaha respect ariko sinamukundaga vraiment habe namba ariko mbere ngiye nkura nakundaga abazungu sinkube uziko nakundaga abazungu ariko muzungu sinigeze mukunda ubwo birangiye nyine bikabaho gutyo ubwo gifti bikeye anyway story short birangira tuje aje kunjyana nyine mwahise mukundana twarakundanye yaje no mu Rwanda turakunda ariko akantera umujinya buri munsi izo umuntu udakunda gutera umujinya buri kanya ariko nkavuga nturabizi ubone twe dukora nafise abashuti banjye America Europe twahitaga mu gihugu cy'isezerano avuga ne uyu mutipe nuzanjyana mu gihugu cy'isezerano nini igira karahabutaka ko nyengira amahane buriya nini nzana ya mahane yanjye igihugu cy'isezerano ntacyo nzajya mva nigira inka nigaga na university nayo ndayireka abaranzanye nta mezi abiri nabanye nawe muri UK baca nicomokera nk'umurasta ujya he ego ko mana yanjye Godfa iyo n'indi story mbabarira kereka ni wowe nayibwira wenyine ntabwo nabivugira hano hanyuma ntabwo yakubyayemo umwana njyewe Parish uzabaze story ra rero niyo mpamvu gushya muvugana naba mvugana na business ngirana nawe zihe murabonana harimo mujye muhura tubana kure cyane hano ni Maka ndacyari muto nakoze nkihaba agiye polisi yo muri UK nabwira ni mundindu uyu muntu ntazambona ubu niyo yagwayambona mu muhanda narago yambwira ngo hayi ako tuba kure cyane kuko nago nashakaga contact nawe washakaga contact nawe namuvuyeho no niba umfashe kugufureka nanjye ndetse niba umfashe kugufureka nanjye nkwishyure ibijyanye no kumvira kunguka niyo mpamvu bya bintu nyine mujya muvuga ngo abantu bajya bavugana ntabwo ari wowe bivuga abantu benshi bajya bavuga ngo abantu baraza hano bakabakwepa ntabwo wakwepa umuntu wakunze Parish wateye umuzungu abana agahinda pardon wateye umuzungu abandi agahinda ngesa ko yanteye kari gake ubu ngewe ntabwo baba barankoye nk'ijana yakubanye mu Rwanda atagukoye nta nubwo nari kwemera kamwe kubera iki reka ntabwo namukundaga mbabara ndakwibinze ntabwo wamukundaga ntabwo ni ukuri ntabwo sinkwe ntabwo nigeze mukunda ariko umugabo wanjye mbana nawe ndamukunda vraiment agomba no kumpa ahubwo byihuse ariko ndamukunda mumaranye imyaka ingahe ese imyaka inazamuka gute ko amaze kukuronga ntamaze kumaramo uburyohe uburyohe bwanjye ntabwo bakobwa muri aha ntabwo uburyohe bujya bushira buri ikuma ni ikuma yakoresha amagambo atakomeye biterwa ahubwo n'ukuntu uyi protecting niba uyihereza abagabo 5 ku munsi izapayuka no ndacyari muto uzakura buriya kandi buriya reka nkubwire abakobwa bari hano mana ko ntasomye comment ko oya comment abakobwa bari hano
kuriya ngo umugabo ngo ari kuryoherwa ukamwihereza wese umugabo ashobora kugusiga ejo and then uzaza ejo azavuga ati umukobwa man ashobora kugira ati ufunga man ufunge muzi gufunga nta bakobwa bari hano Kim Gatema ngo ni umwana Gatema uzakora ejo ufunga umufunge imico yo kuzajya bitambika uyu mufunge nukagereza umugabo ngo akwinjiramo wese wumve ngo ageze nko mu ngotomani mu bwonko wifunge nukajya umuha hose yagukoye angahe uwo muzungu nasize mwihorere nawe azabona ubu ntukajya mwitanga wese uziko hari igihe ubona umuntu bakubazemo amazi ngewe n'ukuntu nanga umuntu unamvanamo biriya biboro simbikunda biriya biboro ni iki nshaka uriya muzungu uwo muzungu yanagukunda vrema nimba mbyumvishe neza nta muntu bimwe byo kunyaza wabikora unyaza nkane ngewe ugiye kuncira clitoris nkane mwashanga aho twataramanye kamashwagari kamembe ndakubwiye none ninaye bibura ari kunyarira izisanzwe ngo iki wakoze ibintu ibisanzwe byo kugoragoza wapi nungoragoza imana ingenzi ikinyarwanda kugoragoza kugoragoza reka nze kubwira ikintu kimwe sibyo Paris aho ngaho uri kutwiba guys mutapinga screen aho ngaho uri kutwiba ka Paris sibyo ute umukobwa baba bagomba kumugoragoza sibyo ibi ngibi byo kutagoragoza cyangwa kwinginga urumva niyo mpamvu bagutikuye ukamubwira ngo uru runtu rurinjira akemera akarwinjiza utabishaka reka none se ubu ngubu nabwo baracyabigoragoza oya wansomye be romantic urumva so rero niyo hahandi waba amaze kugipfurikamo yavuga ati vanamo ubu ugomba kumwubaha ukabyumva reka oya sha godfather reka nkubwire umuntu witwa umuntu watangiye kukugoragoza man arakujagajaga ukagira ngo ari gushaka umugore beshyiriga mu biranga abasore arakujagajaga akakujagajaga ukagira ngo hari nk'igice abasore muri aho uyu mugore ari kubabeshya oya ntabwo mbabeshya bababeshya ikosa mutazakora umuntu nakubwira ngo oya cyangwa ukabona ari kuvuga ngo oya ntuzesiste mujye mufatamo amakabutura yanyu muyazamure mwigendere iyigo wigendere ntukajya ujya muri ngo ntabwo ndi kubabeshya nta mpamvu niba umuntu atari muri mood ariko ikibazo kimwe nicyo nakubwiraga godfather cy'abakobwa bamwe na bamwe kandi ira majorite reka mvuge ngende umunyarwanda b'abanyarwandakazi avuga iyo avuze hoya it means yes oya uri mu aba yatose iyigo kuko arabivuga reka nkubwire godfather reka nkubaze ikintu kimwe wari uzi ko umukobwa mushobora kuryamana mu buriri mwambaye ubusa mwese akakwima akakubwira ngo ya bisa depa nanjye nakwima nkanjye nakwima ko njye n'umusoja man ngo iki kuko njyewe nta nubwo kuko njyewe ubundi abashuti benshi ntabwo ngira abashuti benshi b'abakobwa ngira abashuti benshi b'abatipe kandi iriya majorite naryamye mu buriri bumwe nabo ariko they know it kuko atangiye kwikarakasa nk'iyo atangiye kwivumba agatanya mpita mbimubwira mu mazina yanjye nkambwira washyutswe se mani umeze bite ngo wiki like that nawe ubu byumva nese mwaramubonuje yakubika gukoraho n'uyumve uranyegera nkande ko ntari girlfriend wawe icanda uranyumva so haba harimo space iri mu muntu uzi impamvu se no biterwa na boundaries hari kuko ngewe abashuti ngira benshi njye nisanga mu abatipe baranyumva cyane kurusha ukuntu tap the screen guys abatipe baranyumva cyane kurusha ukuntu igitsina gore kinyumva kubera ko nge I'm very harsh
ibintu mvuga mbivuga mu mazina yabyo, so ntabwo rero njya nirelatinga aba baby bahita bumva ko ndi umuntu uri rude cyangwa ushira isoni. none Ariko abatipe barangiza. So niyo mpamvu rero mbana n'abatipe cyane. So rero ukuntu mbana n'abatipe cyane nta munsi n'umwe ushobora kuba ntarararanye n'abatipe ku buriri bumwe. Ariko sinkweshye nari ndi isugi, ahubwo abatipe b'inshuti zanjye narabwiraga ni umva umuzungu yanchense kosemana. abashuti b'abahungu barabwiye ngo umuzungu yagutikuye. Yeah. Okay, ariko nyine icyo kiboro nyine waracenjoyinze the first time. Yeah, the first time ntabwo nacenjoyinze ubwo nabyuka mpitagenda, ahubwo nacenjoyinze nyuma yaho. nyuma yaho wagarutse nyuma y'igihe nyuma yaho naranijyanaga. uretse gato nyuma yaho wagarutse hashize igihe kingana iki? naragiye ako gati uwo mutipe mkamwanga byatari cyokora nasubira hashize nk'ibyumweru bibiri. oya se narongera akigipfurika wari urosa mbonye aragipfuritse nacyo nicyanryohera neza, ariko noneho aho ngaho rero sinari namenyereye. Nahise muvinga in ubana nawe atabarongera aragipfuritse. okay. cyaribonye inzu rero muri hoteli mitamana nawe bita business iranahomba. Mpita nibanira nawe muri Arishi ni umunyamahirwe. Yewe nabaga muri buriya ngiye nabaga muri hoteli, najyaga mu rugo ngiye muri vacances, ubundi najyaga Kampala ngiye kuba muri hoteli nayo yari vacances. So hoteli nabaga Taki naribi, you know, it's life. Ariko life y'umuntu udakunda nyine ntabwo enjoying, you know. Si wamwangiraga iki kandi umwe yari afite n'igikoresho kizima. Erega buriya baravuga ngo umuntu wagusugiye ntabwo ujya umukunda. ntabwo ujya umukunda ahubwo uramukunda. aho uranyibye rero mbere ko twari kugira ngo twinjire kuri pate ya ntuza y'uburyo mwageze mu Bwongereza ukamuyoba. ihangane tuyinyuremo, ariko mu kuyinyuramo abantu bane babanze barangiza iyi gombe. aha barayirangiza tumaze kugira gutya. mureke turangize iyi goro. ibi ngibi tujya tubabwira mukagira ngo ni ibinyoma, bibaho. twagiye mu tapping screen. There you are again. You again? How are you? It's you. You Yeah. always get to see me though. I never get to see you. Yeah, he does look like Keanu Reeves. Guys, stop the screen. Guys, stop the screen. Let's stop the screen together. Let's tap it. Let's tap that screen together. So let's do this together. Guys, stop the screen. She has a lot of people. You have almost. I don't have a lot of people. Don't lie to your people. How many people do you have right there? These are new people that don't know me. How many? I don't know. In my whole thing, or Yeah, how many? that's not the right question. All right. Okay, it's okay. Guys, let's go. Times the I three. don't know those people. All right. Guys, times the three. No, me too. I don't know. So, guys, times the three. 176. Guys, times the three and tap the screen. Tugere ku bihumbi ijana dutangire story y'ukuntu yamukwebye. Let's go, people. I'm in love with your body. See, you're tricking me, Godfather. What do you mean I tricked? I'm trying to build relationships with these women so that we can have meaningful discussion at some point in the future. I'm gonna go right here because there's a man trying to come by my house that says that he rode around with me and He loves you? no, this is somebody that said this morning, I'm coming by your house. I'm fixing to pull up. And I said, I don't know you. And he said, yes, you do, because you did something riding around in a truck one day or something. And I said, no, I don't think that was me. And he said, I'm fixing to pull up. Like, that would not be a good thing for you to do that to me. Are you tricking me? You're tricking me. Guys, three losses. Guys, three losses. Let's do this together. This story is interesting story. Yeah, why is he doing it with his people and I'm not doing it with y'all? Okay. So,
Did you meet that person before? Do you know each other? Look at Mia. Mia's kicking. They hadn't got the garbage. There's now. Listen, I live in the hood, and That's times the tree. are you listening to me, Godfather? Yeah, I do. Okay. Keep going the story. Yeah. Because if something happens to me, I want y'all. Thank you, Mia, to make sure the people down the street. It'll be them because I don't put up with much, and they're down there going up down the street. You know, like I'm an old person now. I'm like, I don't like things loud, and I don't like people running up down the street with carburetor things that are very loud. But other than that, I'm a lot of fun. Okay. Yep, but I don't know how to. Oh, that's so beautiful. You see, guys, let's go. Guys, times the tree. Hey, Baba, wait. Oh my God, it was one thing, dude. Guys, times